nitwitabe karame buri munsi kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, mwitinya, Kristo aje kudukiza anyuze mu byanditswe bitagatifu yaduteguriye kuri wa kane w'icyumweru cya kabiri cya Adventi, tariki 9 Ukuboza 2021. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 41 umurongo wa 13 kugeza ku wa 20. Ngewe Uhoraho Imana yawe ngufashe ukuboko kw'iburyo nkakubwira nti witinya, ninjye ugutabara. Witinya Yakobo, wowe bahonyora nk'akanyorogoto, witinya Isiraheli n'ubwo bakugeranya n'intumbi. Ninjye ugutabara, uwo ni Uhoraho bivuze. Ubuvunyi bwawe ni nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Dore nkugize imashini nshya icukura ubutaka kandi ifite amenyo asongoye. Ugiye gutengagura imisozi uyishwanyaguze n'udusozi duhindura umurama. Uzayigosora itwarwe n'umuyaga, maze se rwakira yinyanyagize. Naho uzasingiza Uhoraho, uhimbarwe kubera nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Abasuzugwa n'abatishoboye bashakashaka amazi, ariko bikaba iby'ubusa, ururimi rwabo rukumirana kubera inyota. Ninjye Uhoraho uzabasubiza, ninjye Imana y'Isiraheli, sinzabatererana. Nzavubura inzuzi ku misozi itameraho akatsi, mu mikokwe hadudubiza amasoko. Ubutayu buhinduke ikidendezi, n'ubutaka bwumiranye buhinduke amariba. Nzameza amasederi mu butayu, iminyinya, ibiti bihumura n'imitini. Ahantu h'amayaga mbatera imizono bari, imisave n'imigenge bikurire hamwe, bityo abantu barebe kandi bamenye, bigishanye kandi bumva ko ari ikiganza cy'Uhoraho cyabikoze, ko ari nyir'ubutagatifu wa Isiraheli wabiremye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Uragasingizwa Nyagasani, wowe munyampuhwe n'umunyaneza. Mana yanjye, mwami wanjye, nzakurata, nzasingiza izina ryawe iteka ryose. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Uhoraho ibiremwa byawe byose nibijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize. Bazarata ikuzo ry'ingoma yawe, batangaza ubushobozi bwawe. Bamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba. Uragasingizwa Nyagasani, wo munyampuhwe n'umunyaneza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 11 umurongo wa 11 kugeza ku 15. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati, ndababwira ukuri, mu bana babyawe n'abagore ntihigeze haboneka uruta Yohani Batista. Nyamara umuto mu ngoma y'ijuru aramuruta. Guhera igihe cya Yohani Batista kugeza ubu, ingoma y'ijuru iraharanirwa, ab'ibyihane bo bayikukana. Nuko abahanuzi bose kimwe n'amategeko bavuze kugeza kuri Yohani. Kandi niba mushaka kunyemera, niwe Eliya wagombaga kuza. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nimuhumure, mwitinya, Uhoraho ari kumwe natwe. Tariki 22 Ukwakira 1978, mu misa ya mbere ya Papa Yohani Pawulo wa kabiri, akimara gutorerwa kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika, ijambo rya mbere yavuze ati, Nolite timere, neye pas peur. Mwitinya, mukingure Kristo amarembo yanyu. Amen. Iyo wakinguriye Kristo, araza arinjira maze akagukiza, akakuzanira umukiro. Uyu munsi amasomo matagatifu aradufasha kuzirikana ku ihumure ry'Imana, y'Imana idahwema kuduhumuriza buri munsi, bityo natwe tugashikara kuba ibyihare, ariko nk'abanyeshyaka bahumurizwa kandi bashyigikiwe n'Imana mu gihe turi gushakashaka ingoma y'Imana. Nimuhumure, turi kumwe n'Imana. Abahanga mu gusesengura Bibiliya bavuga ko ijambo humura, neye pas peur, witinya, rigaruka muri Bibiliya inshuro 365 bihuye n'iminsi y'umwaka. Ibyo bishatse kuvuga ko nyine Imana iduhumuriza buri munsi mu ijambo ryayo. Iyo wateze amatwi ijambo ry'Imana buri munsi, ndushobora kurira message yawe ku giti cyawe Imana yakubwiye. Iryo jambo rero rikaba rigenda rigaruka ku buryo butandukanye, de façon variante. Humura, turi kumwe, ndagutabara. Witinya Yakobo, witinya Isiraheli, wigira ubwoba Mariya, komera, shikama, nimugira amahoro, n'ibindi byinshi nko mu isomo rya mbere twazirikanye uyu munsi, aho Imana ituma umuhanuzi wayo Izayi ku muryango wayo iti, ngufashe ukuboko kw'iburyo, witinya, ninjye ugutabara. Isiraheli witinya. Amen. Nibyo koko bakristo bavandimwe, tudahumurijwe n'Imana twapfa.
ariko iryo humure ibyo byose Imana idukorera ibikora n'ubundi ku bushake bwayo, ku mpuhwe zayo, nk'uko n'umuririmbyi wa Zaburi mu ntero ye yagize ati uragasinzwe Nyagasani w'umunyampuhwe n'umunyaneza. Amen. Impuhwe z'Imana nizo zidukorera ibyo byose byiza. Ndababwiza ukuri bavandimwe, ibyo Imana idukorera biramutse bihwanye n'ugushaka kwacu twapfa, ntitwaba tukiriho. Ni nayo mpamvu Imana yo ubwayo ku mpuhwe zayo n'ubundi ireba mu bushishozi bwayo ikareba ikidukwiriye, akaba ari ikiduha, ikaduha ibyiza byose dukenera. Ntacyo twabuze ku Mana. Ni koko bavandimwe, ihumure nyakuri rituruka ku Mana yonyine. Amahoro y'umutima ni Kristo wenyine yatanga. Nibyo koko umuntu washoboye gushira ubwoba aba yashyize amizero ye muri Nyagasani, nguko kwirundumurira mu Mana, kugwa mu Mana, mu biganza by'Imana, nguko guharanira ingoma y'ijuru bisaba gutinyuka, nk'uko Yesu yabitubwiye muri Evanjili ya none ubwo yarataga ubutwari Yohani Batista yagaragaje umugambi w'Imana wo gucungura abantu. Ingoma y'ijuru iraharanirwa, ab'ibyihare nibo bayikukana. Amen. Ibyihare Yesu ashaka kuvuga muri Evanjili ntabwo ari abantu bikukiye bananiranye, bantamushobora, bantamunoza, babandi bishora mu ntambara y'isi. Nkaya mvuga Abaromani iti si vis pacem para bellum, si tu veux la paix tu prépares la guerre. Ngo niba ushaka amahoro tegura intambara. Ntabwo ari ukwihara cyangwa kwiheba ibyo Yesu ashaka kuvuga bakarwanye ndetse n'abagashoza ntambara, ahubwo ni abantu b'umutima mwiza, bafite umwete, bafite ishyaka, bafite umurava, le courage, abafite ishyaka ryo guharanira icyiza, les hommes de bonne volonté. Niba abantu nyine badatinya gukora icyiza aho bari hose, babandi bizera Imana bakayiringira, bakishingikiriza Imana, ubuvunyi bw'Imana, ko ari Imana yonyine ishobora kubatabara. Kabone nubwo batotezwa bagahura n'ibyago, dore ko nyine urubuto rweze kandi ruri ku giti rudatana n'imijugujugu y'abana, babana bashaka kurwagiza. Yesu rero muri Evanjili aravuga abanyakuri babandi badatinya ububasha bw'isi, ibishobora kubakangaranya, ngo ububasha bw'isi we bwabakanga, ubundi bati by'Imana, ubundi badahoke. Nuko abo ngabo byihare nyine bagatinyuka kwitandukanya n'ikibi n'ikinyoma, kuko nyine baba bahumurijwe n'Imana. Uwahumurijwe n'Imana ahumuriza abandi. Abo rero nibo Yesu ashima, bameze nka Yohani Batista utubwiriza inzira y'Imana, ntatinya amaso y'Abayahudi bamurwanyaga. Yohani Batista warakoze. Hari imirimo 3 y'ingenzi Yohani Batista yakoze nk'ikihare koko mu butumwa bw'Imana: la lèvre salvifique, umuhanuzi, integuza n'umubatiza wa Mesiya. Nubwo Abayahudi bamwe bihaga kumupinga bakamusuzugura banga kwisubiraho, nyamara uyu munsi yazaje gushingira Yohani Batista igiti ko turuka ku Mana, ko ubutumwa buturuka ku Mana, bityo Yesu akamuhesha icyubahiro n'ikuzo n'intumwa y'Imana. Ni Imana itabura uburyo ihumuriza abayo, Imana igakomeza intumwa zayo n'igihe zisumbirijwe. Rero Yesu mu kurata Yohani Batista aratwereka ko adashobora kuduteranira bibaho, ari mu byago, ari mu byishimo, Imana ibiri kumwe natwe buri kanya. Kuba ikihare rero ntabwo ari byishoboza, ahubwo ni Imana namwe ibigushoboza. Ese muvandimwe, wowe witwara igihe ugeze mu kaga, ibibazo byakurenze, indwara zabuze umuti, kugeza n'ubwo ubura ubuhungiro. Bakristo bavandimwe, hari ubwo tugera ahakomeye tugatekereza bya kimuntu, tugashaka ko Imana yadutabara cyangwa yaduhumuriza ku buryo twifuza twebwe, ariko tujye twibuka ko Imana ari Imana nyine, iraturenze, ntabwo duhwanye n'Imana. Navuze hari uko turamutse tubonye ibyo twifuza byose, nivugiraga bidaturutse ku Mana twapfa. Birumvikana ntabwo dushobora gucengera imigambi y'Imana yose. Icyacu rero kuyizera tukayirundumuriramo kandi tukongera imbaraga n'umurava, bityo tukegerana Imana ukwizera, tukaba ibyihare nyine mu ngoma y'ijuru. Amen. Hirya kure muri Afurika, umusore bitaga Magorwa yararangije kwiga kaminuza, akaba yaritondaga cyane kandi asenga, ndetse hari n'itsinda yarahagarariye muri université ryo gusenga, groupe de prière. Mbese yubahaga Imana kandi akitwara neza ku buryo bw'intangarugero. Yari inyangamugayo kandi abenshi bakamufatiraho urugero pe. Arangije kwiga kubw'amahirwe make abura akazi, akajya atakambira Imana ngo Imana izamwibuke nawe imuha akazi kuko yagahaye n'abandi, dore ko nyine ubukene bwari bumugeze kure, ubushomeri bumugeze mu gahogo. Nuko umunsi umwe kubw'amahirwe ajya gukora ikizamini cy'akazi, aho buri kwezi wari gutsinda icyo kizamini yari kujya ahembwa $1,000 nyine ku kwezi. Nibwo koko Magorwa yari umunyabwenge, umuhanga, nuko ajya mu kizamini agikora neza aragitsinda. Niwe wari ufite amanota mbere mu bari bakoze ikizamini bose. Ubwo nyine byumvikane ko aragiye mu bahari nyine wabagiye gutangira guhembwa.
babayobozi baje gukoresha ikizamini baje kumubaza akabazo k'amatsiko ku byerekeye n'icyo kigega nyine yari agiye gukorera. Magorwa rero asubiza nk'umukristu bijyanye n'imyemerere n'Imana, nuko icyo gisubizo gituma bamwimakazi bagaha abasubije uko abayobozi babyifuzaga. Magorwa ataha gutya amaramasa y'imyiza imoso uburyo bwose abuze akazi, nuko ari gutaha n'akabaro kenshi. Umukobwa yateretaga kugira ngo bazashingane urugo. Uyu mukobwa ngo yari mwiza cyane, ubwo bari bamaze gupangana Magorwa ko bazabana. Magorwa agiye kumva ari mu nzira yumva ko wa mukobwa we yishingiye. Nyuma yo kumva inkuru mbi ya Magorwa ko yabuze akazi, ngo ntiyakundana n'umushomeri udafite amafaranga, ngo agiye kwishakira imibereho ku bafite amafaranga. Murabyumva namwe babyeyi, Magorwa marasongera kunega bundi bushya, arashavura bikomeye uburyo abuze akazi n'uburyo sheri wamucitse. Magorwa se sibwo none hatangiye gushidikanya koko niba Imana bari kumwe, kuki Imana akorera none amahirwe akaba ari kumutambukaho, bityo agakomeza ashavura. Nuko muri amarira menshi n'agahinda Magorwa aza guhura n'umubosi, ariko uwo mubosi ugira amahane. Uwo mubosi araza kumwemerera akazi kandi gashyushye ko kujya amucungira iduka rye, bityo agacunga n'abakozi bose bari aho ngaho. Ariko itegeko ryari iry'uko gusiba cyangwa gukererwa inshuro imwe ni ukwirukanwa ku kazi. Magorwa atangiye imirimo iminsi myinshi, dore ko ubushomeri nyine bwari burangiye, abonye ibisubizo koko, dore ko aho ngaho agomba guhembwa nyine bishimishije nk'umujera wese wiyubashye. Gutyo barasubijwe. Nuko bukeye mu gitondo Magorwa yazindutse ajyana umubyeyi we kwa muganga kuko yari yarwaye. Noneho aza gukererwa gato, nuko ategeka ikinyabiziga cyihuta cyagomba kumwihutisha kugira ngo adakererwa akazi, bityo bataza kumwirukana. Nuko n'umuvuduko mwinshi ubanza yaragenderaga mu ryibiri bakora impanuka. Magorwa arashenguka cyane, arakomereka bikomeye, ajya kwa muganga, baratangira baramuvura. Birumvikana yavunaguritse yashengutse bikomeye. Ako kanya murabyumva ababyeyi ahita abura ka kazi, bagahereza abandi buriye. Magorwa mu bitaro amaze kumenyerana w'ibyago. Nyuma y'igihe kirekire kandi Magorwa muri ako gahinda n'ako gakubuzo ari kwibaza ibi byose byamuhuriyeho kandi adahema gutakambira Imana. Nuko dogiteri wamuvuraga aramubwira ati, Magorwa rero nubwo ndi kukuvura ubu ngubu, ariko nahereye kera nkurikirana ubuzima bwawe kuva watangira kwiga kugera ubu ngubu, n'uburyo bwose wagiye ushakisha akazi hirya no hino ukakabura. Uko witwaraga neza byatumye ngukoraho ubushakashatsi ku buzima bwawe. None rero ngiye kuguhishura ibyo namenye kuri wowe, bimwe byari biguhitanye ku buryo utavunika ngo uze muri ibi bitaro ni wari kuba ukiriho, wari kuba warapfuye. Magorwa arushaho kugira ubwoba ategereje ijambo rya dogiteri. Nuko dogiteri aramubwira ati, Magorwa uri kujya gukora ikizamini cy'akazi ugatsinda, ariko ntibagufate. Burya kuri ka kazi utavuzeho rumwe n'ababakuru bariya bakubaje ibinyuranye n'ukwemera, bariya barabatinganye, dore ko bari kujya baguhemba amafaranga menshi uruboho, ugahembwa umuriro w'iteka ariko ugahomba ijuru. Wabaye rero inyangamugayo, ntiwasamira ikibi. Babandi bose bahaye akazi bari bari inyuma yawe n'abatinganye ubu ngubu ku rwego mpuzamahanga. Kandi Magorwa koko yasubiza amaso inyuma nyuma y'iryo jambo rya dogiteri, yibuka n'ukuntu yatsinzwe akabazo ka nyuma, bimutera kurushaho kwishima. Kuyakiza kuvuga rumwe n'abo bayobozi yari kuba ari umutinganye agahomba ijuru. Nuko dogiteri arakomeza ati, ndibuka cya gihe umaze kurata akazi uri gutaha ukaza kumva n'inkuru y'incamugongo ko sheri wawe yishingiye, ko yagukuyeho amaboko. Burya urya mukobwa yari indaya kabuhariwe, indaya mpuzamahanga pe, yari yaranduye ibirwara ishyano ryose, ubu kugeza ubu tuvugana yarapfuye. Magorwa ako kanya arushaho kugira ubwoba ko nawe nyine atari kuba akiriho, ni kuba yaranduye yarapfuye nawe nk'uwo mukobwa umusheri we. Nuko dogiteri arakomeza, Magorwa uribuka uzanye mama wawe kwa muganga ko ari njye wabakiriye ngakomeza muvura, ubundi wowe ugakomeza wihuta, ngo wihute ku kazi utaza gukererwa bityo bataza kukwirukana ku kazi. Rya duka ry'aho mu boss rero bakoraga amafaranga, lefobiye, amafaranga y'amakorano. Nyine b'abakozi bose barabafunze, bamwe bakatiwe burundu, abandi biyahuye, abandi barabishe bashaka gucika. Ubwo se ko ari wowe wari jera, ubu wari kuburi hehe? Kumva nawe mu boss wawe bahise bamwica, n'iduka rye bakarifata bugwate, byafashwe bugwate. Magorwa n'ubwoba bwinshi agwisari, agwa hasi yitura hasi ngo guhungabana neza. Nyuma yo kwirebera no iyo mitego yose yayisimbutse n'uburyo akiriho kandi atarigeze abitekereza, yahoraga yivovota ko biri kumucikiraho. Nuko wa mudogiteri aramuhagurutsa, aramuhumuriza ati, humura Magorwa witinya, nyuma yo gukoraho ubushakashatsi narangije gukugira umwana wanjye, uri umwana wanjye, nasanze uri inyangamugayo, nzakuvura ukire neza, uzaguma iwanjye, nta kibuzi iwanjye, icyo uzakenera cyose uri umwana mu rugo iwanjye. Magorwa witinya. Birumvikana Magorwa yahise ahaguruka n'ibyishimo byinshi aguma kwa dogiteri nyine.
bakristo mwitinya. Hari ubwo umukristo ahura n'ibyago akangari, agahura n'imitego, ibishuko by'umwanzi sekibi, ariko ndakubwiza ukuri, niba ukomeye ku Mana ntacyo uzaba. Navugaga kubaha Imana no guhunga icyaha. Amaherezo y'umuhemu yisanga muri prison, nivugiraga prison y'icyaha, gupfa kuri roho. Naho amaherezo y'indahemuka yisanga mu Mana, birumvikana. Iyi Mana twageranye n'umudogiteri tumaze kumva, wemera kwishingira amagorwa, agakurikirana ubuzima bwe bwose kugeza nubwo amugize umwana we. Buri kimwe cyose akazamenya ubuzima bwe bwose, bityo amagorwa ntazagira icyo akenera. Nk'uko Imana iduhozaho ijisho ritugira icyo dukenera igihe cyose twakomeje kuba indahemuka mu maso yayo. Nk'uko abeje twotsa Imana igitutu, tukayihata kuri guhata ibirayi cyangwa ibijumba ngo itugire vuba na bwangu, ngo yadutindiye we ku gitugu cyinshi, tugatubwira Imana ababyeyi ngo Imana iduhe ibyo dukeneye, turashize. Nyamara Imana yo itumenyera igikwiye, ikaturinda ikibi. Kaba nubwo yatunyuza ahandi habi mu magorwa, ariko yo ibizi uko bizagenda. Imana izi uko bizagenda. Imana buri gihe yifuza ko abana babo batakwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, urukozasoni, ubutinganyi, uburaya, kwandura no kwandavuza abandi, ubusambo n'ibindi bikorwa by'icuraburindi byo kwa sekibi. Nubwo Imana igera gutya ikadushyira ku nzira ibimenyetso biduhumuriza, bikaza mu ishusho y'amakuba, amagorwa, bamagorwa nyine nk'ariya magorwa yahuye nayo. Ariko twe kubera intege zacu kandi ko turi abanyabyaha, tugatangira tugacika intege, ntidushobore kwihangana, twebwe tugatangira tukivovota ngo Imana yaratwibagiwe, ngo kitari kudukiza, ngo kitari kuduha ibi n'ibi. Nyamara mu byago Imana ihatangira ihumure rikaze, kandi abahanga benshi bemeza ko mu bihe by'ibyago ariho umukristo yiga cyane amasomo menshi, akamenyera Imana ku buryo bukomeye, akabonera ukuboko kw'Imana. Imana iduhumuriza buri munsi igihe cy'ibyago bavandimwe. Yesu umwana w'Imana, nanjye mbe kugukomeraho buri munsi, ndushaho gushishoza ku bimenyetso nyohereza buri munsi bimpumuriza kandi bikankebura. Buri munsi mpumurirwe nawe, mpumurizwe nawe, bityo nanjye mpumuriza abandi nkuko nawe duhema kumpumuriza buri munsi. Yesu nyirimpuhwe, amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosesi ya Cyangugu. Mana mbuzi igisubizo, mfite ibibazo nasubiza iki? Aha ndafite